impyiko ni kimwe mu bice bigize umubiri bikora imirimo ihambaye ndetse ku buryo iyo zirwaye cyangwa zangiritse bigira ingaruka ku mikorere y'umubiri wose. Umuntu afite impyiko ebyiri ziba mu gice cy'ahegereye mu mugongo ahagana hepfo. Mbere yo kubaganiriza ku bintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko, ndabasuhuje kandi bashimiye kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya uhora ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho mu kubungabunga amagara ya muntu, nyaboneka kanda like kandi urusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubutumwa mu gihe ubumenye. Nyaboneka usangiza inshuti n'abavandimwe kandi ubabwire nabo babisangiza abandi kugira ngo ubu butumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispe. Bahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe ibintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko. Icyambere, muri buri mpyiko habamo hafi miliyoni y'utuyunguruzo tw'amaraso tuzwi nka nephrons. Utu nitwo dutuma imyanda yose iva mu maraso isohokera mu nkari. Icya kabiri, burya abantu bose ntago tugira impyiko zingana, ahubwo ubunini bwazo buterwa n'umuntu kuko ukabyibuha niko nazo ziyongera. Icyakora muri rusange igipimo cy'impyiko hagati ya 5 na 7 n'igice mu bugari ndetse na 13 mu burebure. Icya gatatu, impyiko nizo zishinzwe kuringaniza igipimo cy'amatembabuzi mu mubiri. Niyo mpamvu burya iyo umubiri wabuze amazi hakorwa inkari nkeya. Icya kane, ugereranyije ku munsi mu mpyiko hanyura litiro 400 z'amaraso zihatunganyirizwa. Icya gatanu, buri munota impyiko zitunganya hafi litiro 1.3 z'amaraso ndetse zigakora inkari zenda kungana gutyo ku munsi. Icya gatandatu, iyo impyiko zibonye impinduka mu muvuduko w'amaraso uba muke, zihita zohereza ubutumwa mu mitsi y'amaraso ngo yiyongere, bityo umuvuduko w'amaraso ukongera ukazamuka. Icya karindwi, iyo impyiko kandi zibonye impinduka mu gipimo cya oxygen mu maraso yamanutse, zirekura umusemburo utuma hakorwa izindi nsoro zitukura, kubera ko insoro zitukura arizo zikwirakwiza oxygen mu maraso. Icya munani, kuri iyo ubona inkari zisa umuhondo biterwa na bilirubin. Icya cyenda, nubwo dufite impyiko ebyiri ariko niyo waba ufite impyiko imwe nta kibazo irakora, gusa ugasabwa kugira ibyo wigengesera nko kunywa inzoga no gukoresha imiti imwe n'imwe. Icya cumi, burya ku mpyiko niho haherereye imvubura zizwi nka sirenares cyangwa se adrenalis. Izi zikora imisemburo nka cholesterol ndetse na adrenaline, kandi izi mvubura zigenda zigabanyuka mu bunini. Umwana iyo avutse ziba zenda kungana n'impyiko, ariko iyo ushaje zisigara zingana no hafi ya 3 milimetero. Icya 11, burya impyiko nizo zishinzwe gutuma vitamine D yo mu mubiri ikora. Icya 12, impyiko nizo zishinzwe gukora inkari. Iyo uruhago rugeze muri 1/2 ngo rwuzure inkari, niyo mpamvu ubwonko buhita bukubwira ngo ujye kunyara. Reka tubashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, aho kuri iyi nshuro twareberaga hamwe ibintu 12 ukwiye kumenya ku mpyiko. Bityo mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe ibiryo cyangwa se ibiribwa 10 byafasha impyiko zawe gukomeza kugira ubudahangarwa no gutuma zikomeza gukora neza. Bityo reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, nanjye nkagira nti abatarabimenya bicwa no kuba batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi bwatuma uzajya ubona inkuru ndetse n'ibiganiro tuzajya tubagezaho. Ikindi kandi watubona ku mbuga nkoranyambaga zose kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho
mu kubungabunga amagara ya muntu, nyaboneka kura like kandi udusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Ikindi kandi ntukwiye kwikunda ngo wihererane ubu butumwa mu gihe wabumenye, nyaboneka bisangiza inshuti n'abavandimwe kandi ubabwire nabo babisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bugere kuri benshi nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara n'Ubukungu kuri Mizero Media, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Mizero Crispin. Amahoro y'Imana bane namwe kandi mbifurije kugira ubuzima buzira umuze.